nshuti nziza z'umurongo wacu Info France Rwanda, nejejwe no kugira ngo mbagezeho ikiganiro nabateguriye. Kandi mu kinyarwanda bavuga ko burya ngo ibyo ubibye nibyo usarura. Icyo nkunda kubaganira cyane ku muco nyarwanda, n'ubwiza burimo n'agaciro karimo, ndetse kugira ngo mpite ndasa intego ku kiganiro nabateguriye. Nahimana bakundaga kwita Padri Nahimana Thomas, nawe arimo arasarura aho yabibye. Ni ukuvuga ngo wahoze ari Padri Nahimana yayihaye cyane kujya gusahura ingo z'abanyarwanda, cyane cyane bari mu mahanga aho bari hariya mu Bufaransa. Ingo azisahuramo abagore arabifunga, abagore abagira abe. Ariko ubu noneho ngo icyo umuntu yabibye ni nacyo asarura. Ubu babagore barimo baramuhenera izuba riva. Byagenze bite rero? Ubwo Padri Nahimana yirukanwaga mu kiliziya, yakoze uko ashoboye kose, ahimba paruwase hirya no hino. Hanyuma kandi abayoboke ba mbere baba abagore, abategarugori, yewe abashaka ku bwinshi, kandi atitaye ku ngaruka azahura nabyo. Abo badamu rero yagiye abasahura mu ngo z'abagabo, akabizeza imyanya, akabizeza kubabera inshuti, akabizeza ndetse amasezerano menshi rwihishwa yagiranye nabo. Ayo masezerano kuri iyi saha niyo agenda amugaruka. Ni ukuvuga ngo ku bwinshi abagore yagiye abakura mu ngo z'abagabo. Bamwe hari abo yagize ngo ni abanyamabanga be, abandi bagenda bagira ababitsi, abandi bagenda bagira abamabanga bakomeye, amabanga akomeye cyane. Padri Nahimana wahoze yitwa atyo, ubu akaba yarabyatswe na kiliziya kubera imirimo mibi asigaye akora, kubera ubugome yahisemo, kubera ikanzu yahinduye, kubera uko yigaragaje batari bamuzi. Cyane cyane ubu yarashagawe n'abagore benshi. Abagore benshi bari bamuri iruhande, bari bamukikije, bamukoreraga, bamwumvaga, bamuyobokaga ndetse bamurwaniriraga. Ariko byarahindutse. Ubwo bugome bwe yabahishe, ubwo bugome bwe ndetse nawe bwaranze abo ngabo bari kumwe nawe. Abo bugome nibwo buri kugenda bumubyarira icyo yashatse, ariko atazi ko kizabamo umusaruro. Padri Nahimana rero kugeza ubu tuvuga, izuba riva abagore bamuhindutse, bamuheneye pe, bamweretse aho babera akagara, bamwiheretse aho babera amahano, nk'uko nawe yabigishije. Kuko ingaruka reka ibe iyo yabibye, nuko nyine yabigishije gutukana, abigisha kwanduranya, abigisha gusizora, abigisha ndetse kwanga igihugu cye, abigisha gushira isoni. None nawe bamweretse ko nyine agomba kugira ingaruka z'ibyo yabigishije. Mbega amasomo yariye. Ni ukuvuga ngo baragenda bamwitura icyo babyaranye. Padri Nahimana arimo aragenda asarura aho yabibye. Reka rero tuvuge ko kugeza kuri isaha, ni ukuri ngo wigisha umwana ingeso mbi kandi ukayimwigisha umuhetse. Ubwo rero ingaruka wa mwana azagira azayikura muri bya bindi bamwigishije. Niyo mpamvu rero uyu mugabo we nawe Nahimana bitaga padiri utakiri padiri, yihutiye kugira ngo mu murongo yiyemeje ndetse no mu gikonde cyise ngo ni politike, ajye gusenya ingo z'abagabo, azikuremo abagore abiyegereze. None rero reka ingaruka agende ayumva. Kandi reka baciye n'umunyarwanda ngo hari igihe ibisusa bikubyarira amazi. Barabizi abantu bakunze guteka ibisusa, ubwabyo naho utashyiramo amazi mu mboga z'ibisusa, ukazisarura ukazishyira mu nkono, byonyine ntushyiremo amazi, upfa kuziteka, zakubitwa n'umwuka zihita zibyarira amazi. Ubwo rero Padri Nahimana nawe ari kwibyarira amazi, kuko yafashe ibyo bisusa, abo badamu be bakaba bari kumubyarira amazi. Kandi ibyo biri kubera ku manywa y'ihangu. Si ukuvuga ngo bwihishwa niba nijoro, oya. Padri Nahimana ari kugenda asarura aho yabibye, kandi akasarura ku manywa y'ihangu. Abagore rero yafashe nk'abajyanama be, yafashe nk'abanyamabanga be, yafashe nk'abakozi be. Ariko cyane nabivuze ko yabikoze mu buryo bwa kiliziya. Abizeza ko azajya ajyana nabo mu misa, abizeza ko azajya ajyana nabo mu gusoma ivanjiri. Ariko noneho rwihishwa irimo kugenda igaragara. Ibyo yagiye avuga mu buryo bwihishe, ibyo yagiye akora nabo mu buryo bwihishe, barimo baragenda babitamaza ku manywa y'ihangu. Ntabikomeje kubivugira mbiheze ku ruhande.
umugore w'umukuru witwa Mukankiko, ubu ni ukuvuga ngo ari kugenda agaragaza ibyo bagiye bakorana, ibyo bagiye bumvikanaho ku buryo amabanga yose yashyize ahagaragara. Ariko kandi rero uriya mukobwa dushatse twanamureka akajya avuga uko yishakiye, kuko noneho witwa Nahimana rwose aragaragaza ibye ku mugaragaro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umwanya mbaganiriza ndashaka kubabwira ko ibyo yakoranye na Nahimana we ari kubishyira ahagaragara, ku buryo ndashaka kubabwira ingingo z'ingenzi z'ibyo ngibyo. Yagiranye amasezerano n'abo bagore, kandi ayo masezerano noneho bayagira rwihishwa, ariko noneho bari kwishyira ku karubanda. Gushyira ikintu ku karubanda ni ukugishyira ahagaragara, ni ukugikura muri bwa bubiko, ni kugikura muri ya masezerano, kugikura muri ya mabanga akagishyira ahagaragara. Uyu mukenyezi rero Mukankiko we ntabwo yashatse kubihisha, arashaka kugaragaza ububi bwa Nahimana. Ari mu bagaragaje ububi bwa Nahimana, yarabuvumbuye abuvumbura mu mabanga yenda yashatse kubishyiramo uwo mugabo Nahimana. Ariko uriya mutegarugori we navuga ko ari umutegarugori kuko yari afite umugabo cyangwa se yaranamwigeze, kandi umuntu yigeze umugabo bamwita umutegarugori cyangwa se n'uwaramufite, uretse ko Nahimana we naho yaba amufite nk'umugore we, byaba ari ibintu by'ibipapirano, byari ibintu bihishwe, byari ibintu abantu bagiye bumvikanaho rwihishwa, ibyo bibaho. Ariko noneho rero uwo mukobwa ntamwihanganiye cyane, aragaragaza ko Nahimana ari wa wundi uhishe ingeso mbi, ari wa wundi uhishe amayeri, ari wa wundi uhishe ubugome. Kandi twakunze kubibabwira kenshi, tubabwira ko Nahimana afite ubugome bwinshi, afite amayeri menshi, ari umuntu wabigaragaje mu mashuri, abigaragaza mu kazi yagiye akora, abigaragaza mu maparuwasi yagiye ayoboramo, ntabwo yigiye yiherera. Ariko bigaragara ko abagore ubwo yagizemo uruhare runini cyane, ku buryo ageze no mu buhungiro, amaze kwamburwa uwo mwenda w'ubuseserdoti, umuco ntiwamukundiye, ahubwo yongeye kugarukamo. Nahimana rero n'uwo tubabwira, Nahimana ni uwo nguwo uri kugaragazwa n'abantu be b'ibanga rye, cyane cyane abategarugori. Impamvu babikoze izuba riva ni uko bagomba kumugaragaza uko yakabaye. Abenshi rero babishyize mu buryo bw'ikinyarwanda, bati tumuheneye izuba riva, tumukozeho izuba riva, tumugaragaje izuba riva. Natwe niyo mpamvu twafashe iyo mvugo bamwise, kugira ngo abagore wahoze ari Padri Nahimana ubwo bamuheneye izuba riva, n'abandi mumenye ko ingeso za Nahimana ububi bwe bugiye gushyira ahagaragara n'abantu benshi, uhereye kuri ba bandi yita ko ari abanyebanga be, ari abanyamabanga, ari abategarugori yagiye asaruza mu ngo z'abandi akazisenya, abagabo akabashyira nabo akabagira abacakara, kuko ibyo byose nk'umupadiri wamenyereye kugira abamuhereza. Abagabo iyo bamaze gukura abagore mu ngo zabo, abagabo akabasiga iheruheru, nawe arahindukira akabagira abahereza b'iyo paruwase ye. Ubwo rero Nahimana ndagira ngo twe kuvuga byinshi cyane kuri ibyo byo guhinduka kwe n'abamuhindukanye, nuko amayeri n'ubugome bye bimubyariye amazi nk'ibisusa. Bavandimwe rero bakurikira Info France Rwanda, ntabwo cyari ikiganiro kinini cyane, ahubwo cyari cyo kubagaragariza gusa ububi n'ingaruka zabwo. Ni ukuvuga ngo twakomeje kubabwira ko Nahimana ari mubi pe, afite imigambi mibi y'ubugome, uretse ko gusa nyine ashaka kugira ngo buri gihe yuture u Rwanda ibibi rutamukoreye. U Rwanda rwamwigishije, u Rwanda rwamutangiriye amashuri, u Rwanda rwamureze, u Rwanda yabayemo umusaserdoti mu maparuwase hose, ariko yagera hanze nawe akarwigaruka. Ntabwo rero ibyo byagombye gusa naho biba ibintu by'ibanga, kuko n'ubundi n'abamwegereye mu mabanga ye nawe batangiye kumushyira ahagaragara. Nibyo rero kuvuga ngo bimubyariye amazi nk'ibisusa, kandi abo bategarugori bo bamweretse ikisi, bamweretse ibyo yaberetse ubwe bwa mbere, ariko bo bageze ku manywa hagaragara. Ni ukuvuga ngo bamubyariye ibyo nawe yabahaye nk'imbuto, bamuheneye izuba riva. Ngo padiri rero twagira ngo tuvuge, padiri wirukanywe akaba atakiri padiri, ngo Nahimana twagira ngo dutangaze, kandi twabijeje ko inkuru tuzajya tumenya kuri we zose tuzajya tuzibazanira. Ni ukuvuga ngo ubugome bwe bwatangiye gushyirwa ahagaragara, n'abo ubwe yishyiriye mu rubavu, yishyiriye mu kwaha, akagenda akabahindura abacakara, ariko bakaba batangiye kumugaragaza uko ameze. Nahimana padiri utakiri padiri, kandi ugomba kugaragara nk'uko agaragara, dore ko ubugome yashatse kugira ngo abe umugome karundura, ariko noneho ubwo bugome bwe buri kugaragara, buri gusohorwa n'abo yishyiriye ikambere, n'abo yishyiriye mu mbere,
nawe yifitiye amabanga nawe. Ntabwo rero bitangaje ko bamushyira ahagaragara izuba riva, kubera ko n'ubundi ngo ibyahishwe byakorewe mu rwihisho bizagira igihe bijya ahagaragara. Igihe rero kirageze kugira ngo ubugome bwa Nahimana bugaragare kandi butangazwe na ba bandi bo mu mbere b'ikambere, uhereye ku bagore yagiye yiba mu nzu z'abagabo akagenda akabagira be, akagenda akababeshya byinshi, batangiye kuvumbura ya mayeri ye, bya binyoma bye batangiye kubivumbura. Niyo mpamvu tutazajya tubura inkuru zose z'ubugome bwa Nahimana tuzazishyira ahagaragara, ko twabonye imigambi ye ni imigambi mibi, ni imigambi ubona ifite ingaruka mbi, ni imigambi tutayitangaje. Hari abantu benshi bazayigwamo, hari abantu benshi yazahitana, hari abantu benshi bazamwishinga ndetse yabihishe bakazamubona ibi byararenze inkombe, ahubwo bari mu kuba mu ngaruka y'ibibi by'ubugome uriya mugabo afite witwa Nahimana, wahoze ari padiri akaba yarabuvuyemo, atari ubwikuyemo, yarabukuyemo na kiliziya ko yasanze ko nta mupadiri ukirimo. Ibyo twagira ngo tubatangarize mu gihe nk'iki ngiki, kandi tuzakomeza tubatangariza ibindi, ariko tukabibutsa ko kugira ngo amakuru nkajya bageraho mu buryo bwa vuba kandi mutarushye, nuko mwakwiyandikisha kuri uyu murongo, nuko mwajya hahandi handitse subscribe, namwe ubwanyu mukadomo hahandi hari inzogera, kugira ngo namwe mbega mube abanyamuryango b'uyu umurongo mwiza, umurongo ubabwira iby'ukuri, ubabwira imvaho, kugira ngo rwose byanze bikunze mujye mukurikira uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo tuzasiba no kujya tubatangariza inkuru zivuye ku ivuko ry'abagabo n'abagore tuzi bari mu gukora amarorerwa bavuga ibibi. Niyo mpamvu ikintu cyose tuzayatumenya kandi gikwiriye kugira ngo kibatandukanye n'ubugome bw'abari abagabo n'abagore tuzajya tubakibagezaho. Imana ibaha umugisha. Nibyo twagira ngo tubatangarize, kandi twibwira ko bibashimishije kugira ngo mumenye ubihishemo uwo ari we, cyane cyane mwebwe abo muri diaspora nyarwanda mu Bufaransa, kugira ngo Nahimana mutangire mumuhe ibimukwiriye, mumushyire ku ruhande, mumuzinukwe, mumuveho, kuko ububi bwe namwe bwazabagirira nabi. Uyu mudamu rero Mukankiko niba agaragaje ibya Padri Nahimana, wahoze ari padiri akaba yarabyambuwe, ndagira ngo namwe mutangire mumenye. Niba avumbuwe nabo abo yigiriye mbese inshuti, namwe ubwanyu mutangire mumenye nk'abanyarwanda, nk'umuvandimwe wanyu, nk'inshuti yanyu, mumumenye, ariko mumenye ubwo bubi, mumugayire ndetse mumusabe nuko abuvamo, kuko n'umwana w'u Rwanda, n'umwana w'igihugu, n'umwana abanyarwanda bakundaga, ariko ubwo bugome bugiye gutangira gutuma abantu bose bamushyira ku ruhande bamuzinukwa. Ndabinginze kugira ngo aho hantu muhakurikirane kandi muhagireho umutwaro ukomeye cyane. Murakoze.